mbizi adesi gabi n'ibiki ntabwo mbizi nanjye n'ubwa mbere mbonye dore ukuri kw'Imana genza ne telefone yanjye gasa 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 ngabo Baramutse. Baramutse mwana. None se Oliver ntago arahagera? Reka da. Akundi yabaga hageze kare. Uravugisha ukuri ko ataragera? Ntago musinga. Arahagera rwose. Sawa. Oui, bonjour Nathalie. Hey, sujago. Ubagaye byutse rwose. Kwa muganga? Byagenze bite se? Oliver wese byagenze bite noneho? Ninde se? Okay, ndaje barebe kabisa. Reba ubugiye ndaje. Cyahese. Kucyahe? Akora ukiteteje. Urambaza ngo ujye nawe ngubwiye ngo ngiye kureba Oliver kwa muganga. Urusoro rya ngo ujyane kuri Akarine. Ako Fabri, urimo urambwira ngo ndi bahantu mbangiye ndajya hehe koko uvugishije ukuri. Ngenda ahantu ntazi se. Nanga ibintu by'amayoga tuba twarayemo, ibintu by'amayoga ubundi wagira ngo ari igihembo tuzafata cyo kuba twanywa ibiyoga byinshi. Kugeraho umuntu amamagara incuro zirenga 20, telefone sinayumve. Ibi bintu bizatumarira iki? Ngaho sigira vuba mfasha. Ndakumva nyine ariko ntago mfite ahantu ho kujya. Nese ngubu koko. Mfasha ngo wifasha kabisa. Ngirira vuba ahubwo. Basi senje muri buto. Ntago bishoboka shwi. Ntago byavamo. Fa mu modoka. Ndaje ariko. Fani uri kuninze kandi mbabwiye konje. Ntabwo ngira vuba rwose uvemo. Sohoka. Sawa. Nese kuvuga udasohoka. Ubundi ndamenya kuko nazi ni naye bundi ni kwa muganga abanya ari hewe ngiye kubareba. Ni kwa muganga hese. Nanjye nibyo ndi kwibaza sinzi ngo ni hehe. Reka nze mbabaza ariko. Nakuwe buvuye mu modoka. Vani. Biste kuri ku. Nathalie. Betes. Mezemate. kubireba nyine Gaso. Fabri. Temuze. Nari mvuye ku biryo sha. Betes. Fabri rero ubwo ugarutse reka njye ku muhanda nshakire papa cyo kurya. Okay, nta kibazo. Kama musigaye hano turi kumwe nacyo. Aze ntiwibagirwe n'akabyeri. Ariko papa wabaye ute? Umuntu uri kwa muganga urembye afite amabyeri. Ariko wigenda uzane ibindi byihorere. Wamuhira imbere we
iyi miti wanzaniye yari y'inzoka cyangwa ushaka kunyica? ntabwo uzanshimira anagukoreye umuti wa Muneze gasaza gusa wajya kuri mu biki n'urutwe wagira ngo rwo bategesha ingona uzi ko nari mpfuye wowe kano yawe nabuze icyo ushaka gasaza gusa uri mu biki ariko Fabri ko wagira ngo ugiye kubetinga ubuzima bwanjye gutese gasaza ngo iki ubuzima bwawe bubetinga gute imvura y'umubwire ubu tugiye kuba nk'ababetinga akira none se kubimpaye aya masaha nagera uhita ubinywa ko nadahamagara turaba duhiye kandi Fabri umva nkubwire wenda gukora umutangira ukazana utase wibye wagira ngo utikora mu musaza sibanga uvuze icyo ushaka cyose ko usigaruka ni amahoro se Fabri uze kwibuka kujya kugufatira abahuri. hari ikibazo se Cyangwa se wagize ngo ibintu biba byambanye byinshi mu mutwe singize ku muhanda ngasanga nibagiwe amafaranga. yabinyuye mbonye isi ugaruka se umuvu y'aka kanya ahise agaruka bya bincana Uze kubyibuka kandi. Ase babe, wabaye iki ko maze iminsi ibiri yose nguhamagara ntunyitabe? Mbwira wabaye iki? Okay, Mike, reka nkubwire basi. Nimba wumva utakinshaka njye wambwira. Sibyo wanyandikira ukambwira ngo sinyigushaka. Ndumva byatworohera twembi. Umeze neza? Are you sure? Undi umwana wo kubeshya yuko umeze neza kandi utameze neza? Meze neza. Ako ubundi se ubishakira iki? Undi njye nawe dupfa iki koko? Tutabeshya njye nawe dupfa iki? Reka tubireke dukora akazi. Akomera ubundi ubu ngubu twese ko turi abantu bakuru ubundi ubu ngubu igitangaje kiba ari iki? Ese ibintu bisanzwe abantu bakuru ntibasanzwe babikora? Nta na kimwe rwose ahubwo sinzi impamvu bifata nk'aho ari bigoye. Mera Tubireke. Ako ubundi ibibazo byose urabizi. none se Mera ubundi ikibazo kiraho ngo cyadaraje ni iki tutakemura? Basi Sara we nitwaye nabi musaba imbabazi. Ariko wambabariye. Ntabwo ushaka kukubwira nabi. Ubundi Mera ubundi njye nawe hari ikibazo kirimo n'ubundi afite turamutse dukoza afite ubundi hari ikintu cyabaho kindi cyatanje ko kumama nabihaye urundi rwego. Ibi bintu niba bidahindutse
ngo ubone ko nanjye ndi umukobwa ukeneye agaciro kanjye nzasezera ntahe. Oya ariko nawe ngo wabishyira ku rundi rwego, ibyo ntabwo byaba ari byo nanone. Njye ntabwo nigurisha boss. Ibyo nawe bigize seriye cyane. Ngaho reka nguceho kwiyicarira birajya woroha n'ibisanzwe bisanzwe gusa. Niko relax. Aha Работает? simvaho. Mike. What? What? Wait. Mike ushaka iki? Ese Olivier waretse no gufasha kuri mu bihe ukeneye gufasha. Iyo mba mbikiraye ko nabigusabye. Kandi ukuri birimo biragaragara imbere y'abantu. Oli. Hamagara Jose agukeneye. Yozo rega yazanye. Ni wowe ukeneye gufasha kandi ntumaca kugufasha. Ngo? Akomane, njya ko Jose agira ubwenge bundi. Ndaza kumubwira guhamagara. Mike sawa, umwanya mbitekerezaho kuko ndumva ubwonko bwanjye butari gukora neza pe. Okay, basi reka nanjye ngende. Gusa niba bitagushimishije wihangane. Gasopo. Umeze mutaho kwa muganga? Ewa, nanjye ndugwibikana. Ndimo nategura ijyemo kabisa mukanya ndambagize. Ndakumva. Gasopo. Nende kunywa amazi ho gatoya. Urimo urambwira? Ariko Gaso wabaye uti? Ntabwo uzi ko ibintu by'ibisindisha bitemerewe kwinjira mu bitaro koko?
ibintu by'ibisindisha uza abasekirite bari aho ngaho ku bitaro, uza amakamera, tekinoloji iri aho ngaho yonyine, nakinjiza gute? Ngira uburyo nakinjizamo inzoga aho ngaho. Ntega amatwi umubwire rero, tega amatwi wumve se. Ntabwo bishoboka mu bintu nateguye n'ibyo kurya gusa, cyakoze icyo kunywa nza kuzana ni ka cyayi nashyizemo twa tangawizi, twa cyayi cyayo tuntu nk'utwo, ibindi byo gusinda. Ibyo ngibyo uzabinywa wagarutse rwose, yangane. Ibyo ngibyo reka ni inzoga ni icyayi. Inzoga cyangwa ni inzoga ni icyayi. Kamukara nuko washyizemo amajyano tujyane tureture kona. Ariko rero ntabwo wibeshye ngo n'uyu mwana uramuhunga mu inzoga ni kazizi buriya naho anyuze aho zamenetse ahita asinda. Nubwo n'inzu uri kumva mu kabyara ubundi ntabwo yagakwiye kuza kungwaza nyine n'ibya bindi byo kumva nta muryango umuntu agira. Murabisikanya mu gutambuka arazi gusigisha ihangane. Yewe nta kigenda ariko si nk'uko nari mbese. Nishyira agakombe hirya urakoze rwose mwihangane rwose umuhungu wanjye yarananiye. Kamanze nsoma. Usyo. Karaga ijisho, reba hasi. Ya. Nunda haracyakubabaza? Nunda ko biri kose tunini muganga wa tunini wanyoye twanyorohereje ntabwo ari nk'uko byari bimeze. Umuriro rero uri gushira, niba wumva nta bundi bubabare turaza kugusezerera utahe, ariko ni ugucunga ibintu urya n'ibyunywa kuko ubutaha wongeye kugira ikibazo nk'iki umubiri wawe utangiye kugira intege nke, ni ukwitondera cyane ibyunywa n'ibyo urya. Niba unywa inzoga kandi ubana n'uriya musore ni ukuzigabanya cyangwa ukazinywa regiriye. Njyewe unywa inzoga n'uriya uzinywa ntabwo ari oya ntacyo gatwaye ariko kakanywa regiriye Roma, kuko umubiri wawe umaze gucika intege. Wongeye guhura n'ikibazo nk'iki bishobora kukubera situation critique. Yego. Ngo nzajya nsomaho gakeya. Yewe nzabyubahiriza gusa se nk'agacupa wenda nk'agacupa kamwe gatangiye nk'anywa saa sita na nimugoroba nta kibazo. Ushaka kujya unywa tubiri rega nta kibazo. Okay. Ngiye gutegura dokima yawe, reka tubwire uyu musore wawe gutegura. Yego. Amina Yesu Kristo. Amina se ubu urasenga gasokoye. Sinabageza ko. Okay. Kandi mwarakoze mwanyitayeho rwose. Sawa.
bigenze bite? namwemeje ariko mbabare umva yarashatse kunyataka ngo hano ngo hariho guhumura byeri ndashyira ndagutabatugera kugira mwana ampa inzoga mva ni n'amaganga y'inka aramuryohera akamuryohera yazumvise twamwemeje mwana kwiki yankora ko urarwaye mu nda harimo urusenda nkabunda ngo urye urusenda rugiye ngo njye kunyanya nyicage gapfa ubushakashatsi bwagaragaje ko kutaryama bihagije birimo guhitana ubuzima bw'abantu benshi mu bice by'isi bitandukanye. naguhaye akazi kuko nabonaga ko Gusa papa ubushakashatsi bugaragaza ko kuryama igihe kinini birengeje buri radiyo na televiziyo icyo uri kumva ni iki? ubundi twebwe nk'abasaza dukunda kureba amakuru usibye ko sinzi ukuntu nari ntekereje reka ndebe bya bintu byanyu by'urubyiruko mbese uri kumva umeze gute? nta kibazo mfite nta na kimwe rwose gusa ikibazo mfite ni kimwe ni musihira ubushyuhe bwinshi cyane numva afite inyota keretse wama agacupa agacupa? mva kwita muri uyu munwa nka anura muri uwo bwanwa nkagenda rikagenda rigatakara mu gihaha reba agakonjesha hanyuma se Natali mama wanjye avuganye shaka bimeze neza gusa uramuzi nawe ko akunda guhisha ndamuzi rega buriya nubwo ari mama wawe ni madamu wanjye gusa njye mfite ubwoba ko atameze neza. wabwiye iki nyine kuriya akunda kwicara agahisha ibintu kandi ubona atameze neza. humura buriya aramutse afite ikibazo nabimenya kuko nahita mbyiyumvamo rwose ntugire ikibazo humura rwose. gusa yambwiye ngo uze kumuhamagara muvugane. uze kuvugana. no wapi ntabwo bishoboka buriya rero iyo washakanye n'umuntu ndetse mukabyarana hanyuma bikaza kubaho nk'uko kwacu kirazira kikanaziririza ko uba wamuhamagara nshobora kumuhamagara twamara kuvugana kurya uyu munsi bikananira kuryama bikanga nkabura mama ni ukuvuga ngo biransaba kuzamubona imbona nk'umubone nkamwirebera imbona nkubone naho kumuhamagara rwose kirazira kikanaziririza. Okay. ni bibi cyane cyane ariko okay. umwana arabaza mana yanjye ko mpamagare